nongeye kubasuhuza nshuti z'akadasohoka muhora mukurikirana ibiganiro byose duhora dushyira kuri YouTube channel yanyu. Rero uno munsi twabateguriye amateka y'umwami wabaye igihangange, y'umwami wakomeye cyane, ariko abantu benshi ntabwo bamumenye, ahubwo ikintu bamenye n'ibikorwa yakoze. Ushobora kuba warumvise ngo mutwica hamwe twanyaruteja, ibyo bintu umuntu byabashije kuba ayo masezerano umuntu wayasinye yo kuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi ntibizaterana. Uwo mwami nta wundi ni Mutara wa mbere Semugeshi. Mutara mbere Semugeshi ni mwami wari uteye ate, ni mwami wagiye hate, ni mwami ni muntu ki? Mutara wa mbere Semugeshi ubundi yatangiye yitwa Nsoro wa mbere Semugeshi. Nsoro bivuye ari umwami ugomba gutera, ugombaga kurwana cyane. Rero kuba Mutara wa mbere Semugeshi byaje kuba nyuma, aho yari amaze kuyobora u Rwanda igihe kitari gitoya. Rero nuvuga Mutara wa mbere Semugeshi urahita ubanza umenye ku mateka makeya ya se witwa Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ruganzu wa kabiri Ndoli mwibuke yuko yaje u Rwanda rumaze imyaka 11 nta mwami rugira, noneho biza kugera aho ngaho aza gutabuka avuye Karagwe k'Abahinda ku mwami Karemera. Arangije araza u Rwanda arongera rusubiza ku murongo. Yakoze ibintu byinshi byiza twamenye, ibyo tuzi n'ibyo twumvise byose byakozwe n'uwo mwami. Rero umuhungu we nawe ntabwo yaje ngo abikigwari, nawe yaje kuza abo mwana mwiza rwose ari we u Rwanda bumaginga ya aho rugeze aha ngaha. Ne hari ikintu yakoze kugira ngo rubashe kubukunguka rumeze. Mutara wa mbere Semugeshi akigera ku butware hari ikintu kimwe yabashije guhindura. Ikintu yabashije guhindura, hari amazina yitwaga abami b'u Rwanda yabonye bitewe n'ukuntu yagiye avaho nabi, ahura n'ikibazo cy'umwaku, arangije arayahindura kugira ngo atazabasha gutera ingoma umwaku, kubera ko abantu bagiye bayitwa ntabwo byo byarangiye neza. Yarabanje akuramo izina Ruganzu. Ruganzu impamvu yarikuyemo, Ruganzu wa mbere Bwimba yishwe n'umwanzi agiye kuba igitambo mu gihugu Buganza bwa ruguru. Noneho Ruganzu wa kabiri Ndoli ari we se, nawe yaje kwicwa n'umwanzi amurasha umwambi mu jisho. Nawe abami bose ba Ruganzu ntabwo babashije kurangira neza, ntibavuyeho neza. Mu mazina y'ubwami bayakuyemo kubera ko iryo zina ryari rifite imbaraga nkeya, ntiryarangiraga neza. Noneho irindi zina yaje gukuramo ni Nsoro. Nsoro hari abandi bami babashaga kuyitwa batari abanyarwanda, kandi yifuzaga amazina y'abanyarwanda badasangiye n'ahandi. Nsoro naryo abasha kurikuramo. Irindi zina yabashije gukuramo ni Ndahiro. Ndahiro sekuru nawe yaje gupfa, bamwiba n'ingoma y'ingabe yitwaga Rwoga. Noneho amaze gupfa abuze iyo ngoma, yasangaga atari izina ryiza ryakwitwa umwami w'u Rwanda koko, kubera yuko nta cyizere cy'uko n'ubundi ngoma yari kuramba. Noneho irindi zina yabashije gukuramo Mutara wa mbere Semugeshi, hari n'abayandi mazina noneho yahise atondeka y'ukuntu abambi bagombaga kuyobora u Rwanda. Ayo mazina arakurikira ateye atya: wa mbere byagombaga kwera kuri Mutara. Wa mbere yari Mutara, wa kabiri yari Kigeri, wa gatatu yari Mibambwe, wa kane Yuhi ndetse na Kirima. Noneho Mutara we ikintu yarashinzwe ibijyanye n'inka. Yarashinzwe uburyo ubukungu bw'igihugu bwazamuka, uburyo inka zakwiyongera. Bivuge ngo nubwo atari umurwanyi, ariko iyo byabaga ngombwa akajya gutera ahantu, ntabwo yasigaga imitungo yose, cyane cyane inka. Yarakukumbaga zose, ntasige niyo kubara inkuru. Imyaka yose yarakukumbaga. Gahunda yiwe kwari ukwigwizaho imitungo, kwari ukugwiza imitungo mu gihugu. Noneho izina ryagombaga kumukurikira ryari rya Kigeri. Kigeri we inshingano yari afite, yari umurwanyi, yagombaga kumurwanya ikarundura, agafata ubutaka, agafata abagaragu, buri kimwe byose agasahura, ariko icyangombwa kwari ukwagura igihugu. Nk'amateka mwumvise ya Kigeri wa kane Rwabugiri, yararwanye hose ntatageze, hari naho yafashe hesha abakoloni batwambuye,
nko muri Congo ndetse no muri Uganda, hari henshi cyane babashije kutwambura. Rero urumva ko yari umurwanyi cyane. Noneho hakaza izina Mibambwe. Mibambwe we nta nshingano runaka yari afite inshingano zo kurwana akagura igihugu nawe, ariko yarangiza akaba n'umuntu ugomba kurinda igihugu akacyongerera n'ubukungu. Buri kimwe cyose yabashaga gukoraho, buri kimwe cyose. Noneho hagakurikiraho irindi zina rya Yuhi. Yuhi yari umuntu ugomba kuba yatanga ubwenegihugu, wagombaga guca imanza. Yari umwami w'imanza. Nimba ari umuvumo, nimba ari abantu yagombaga, igihugu cyagombaga kongera baratakarijwe icyizere akabagirira imbabazi. Niwe muntu wari ushinzwe ibyo ngibyo bya Yuhi. Noneho hakaza Cyilima. Cyilima nawe yari ashinzwe ubukungu bw'igihugu, kuzamura ubukungu bw'igihugu, akaba yagera ahantu yabugeza. Ariko niwumva ayo mazina, buri umwe hari inshingano bose bari bahuriyeho. Kwari ukurinda igihugu, hakaba hatagira umuntu wakinjirira, kandi ikibazo icyo ari cyo cyose cyagombaga kubaho yagombaga guhangana nacyo. Yavuga ngo agushinzwe ibijyanye n'ubukungu, nibamutera ntazarwana. Yagombaga kurwana, kandi umutewe ari we wese inshingano ze zihari ni uko yagombaga kumukura mu gihugu, akamukukirana n'aho agiye, yarangiza akabasha no kumusahura. Ibijyanye no gutera no gusahura ntabwo bije ubu ngubu, na mbere hose uwagiraga agatuza yabashaga kwambura undi ibyo afite. Yahise anashyiraho iteka yuko ubwami bwari bugizwe n'ibice bitatu: inka, ingoma n'Imana. Icya mbere, inka. Igihugu cyagombaga guhiga ukuntu hagomba kuboneka inka. Inka nizo zari ikirango cya mbere cy'ubwami. Icya kabiri, ingoma. Ingoma nayo yari ikintu gikomeye. Ikindi ari nacyo abazungu baje bagashaka kujijisha, bagashaka kutwicira umuco. Imana na mbere hose Imana yarasengwaga cyane, yuko najyanga ngo mijana hanga u Rwanda ruragije Imana. U Rwanda kandi ujya wumva n'imigani uvuga ngo Imana irirwa ahandi igataha i Rwanda. Rero Imana abanyarwanda bari bayizi kandi baranayisengaga, bari bazi n'akamaro yari ifitiye igihugu, cyane yuko na Mutara wa mbere Semugeshi yabashije kuvuga ngo u Rwanda rugizwe n'inka, ingoma ndetse n'Imana. Imana urumva ko cyari ikintu gikomeye cyane mu gihugu. Urumva yuko Mutara wa mbere Semugeshi ari umuntu wakoze ibintu bikomeye. Mu by'ukuri wari kugarura Seruganzu wa kabiri Ndoli, kuko yagiye amanzaganya atashyize ibintu ku murongo. Mu by'ukuri yari gusanga uwo muhungu wamusigariyeho atarakoze nabi, yaramukoreye ibintu byiza, yarakoze ibintu bizima. Mu by'ukuri yari kumushima, yari kwishimira yuko yabashije kubyara umwana, cyane yuko yari umwana w'umuhungu. Mu mateka avuga yari we mwana w'umuhungu wagombaga kumusimbura ku ngoma. Undi mwana yari afite wari mukuru yari Nyabingi. Nyabingi nawe twavuze amateka yiwe, ariko Nyabingi ntabwo yagombaga kuza ngo abe umwami, cyane yuko atari umwana wavukiye mu gihugu, atari umwana wari ufite nyina w'umunyagihugu. Rero hari imizirizo myinshi. Rero Mutara mbere Semugeshi niwe muntu wagombaga kumusimbura ku ngoma, n'andi mahitamo yari ahari. Rero Mutara mbere Semugeshi, ikindi kintu mugomba kumenya ni uko ibijyanye no kubandwa, Ryangombe niwe muntu wabitangije. Ryangombe mwibuka ko yazanywe na Ruganzu wa kabiri Ndoli amuzanye mu Rwanda. Mwibuke ko yanamugira inama yo kuba yateranya Nyagakecuru, nubwo Nyagakecuru uyu Mutara wa mbere Semugeshi ari wabashije kumukuraho. Amugira inama yo kumuragiza ihene, ziragenda zirya ibitovu zibimaraho. Ibyo yo n'andi mateka ukwayo, kandi nayo twarababwiyeho. Noneho Ryangombe yaje kugwa ku ngoma y'uyu Mutara mbere Semugeshi. Noneho inka ziza kugira ikibazo, ziza gupfa, zirwara indwara zidasobanutse. Noneho baraje bagiye kubaza abakuru, bagiye kubaza abahanuzi, bababwira yuko hari amaraso ya Ryangombe abashije kumeneka mu gihugu, kandi kimwe mu bintu bigomba kubaho yuko icyo cyorezo kigomba kugenda ni uko bagomba kumuterekera. Noneho Mutara mbere Semugeshi niyo yahise ashyiraho iteka rivuga ngo hagomba kubaho kubandwa Ryangombe we n'abacwezi be, kugira ngo ayo maraso atazasa mu Rwanda, bajye babona yuko turi kubaterekera, turi kumwe nabo, bityo baduha amahoro. Noneho kubera yuko umwami atari yemereye kuba yapfukamira buri muntu uwo wese ubonetse, yahise ashyiraho umwami w'Imandwa. Umwami w'Imandwa wagombaga kujya mu cyimbo cyiwe. Mujya mwumva ngo perezida yajyana, ariko yohereje intumwa, yagiye mu izina rye. Rero aho ngaho ngo w'Imandwa nayo yari mu izina ry'Imandwa, yari mu izina ry'umwami, agomba kuba kuri Imandwa. Noneho nibwo babashije kubandwa
ibyo ngibyo by'ibyorezo n'ibiki byose byatezwaga n'abacwezi n'amaraso ya Ryangombe kuko byaje kugenda, bityo kubandwa birakomeza biragenda kugira ngo u Rwanda rubashe kujya rwagira amahoro, abacwezi bakajya babona yuko bari kumwe n'u Rwanda. Noneho abatazi neza abo abacwezi bari abagaragu ba Ryangombe, babashaga kugendana aho ariho hose, nibo bacwezi. Abacwezi numva abacwezi umve ko ari abagaragu ba Ryangombe, babashaga kugendana Ryangombe aho agiye hose, mbega bari imandwa ziwe nkuru. Bashije no gushyiraho yuko umwami Mutara agomba gutabarizwa cyangwa agomba gushyingurwa i Rutare ubu ngubu ni mu karere ka Gicumbi. Noneho Mutara mbere Semugeshi yaje gupfa, yaje gusimburwa na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera. Noneho hari ahantu mujya mwumva abantu bigeze bajya za Gicumbi baturutse i Kigali, haranitwa Cyamutara. Aho Cyamutara murumva ko harimo Mutara wa mbere Semugeshi. Cyamutara byaturutse yarapfuye, yaramaze gutanga, agiye gushyingurwa i Rutare. Noneho mu kugenda yagombaga kunyura muri iyi nzira akagenda akambukira hakurya. Noneho baragiye basanga iki gishanga kiza kikagera na Nyabugogo, baje gusanga cyuzuye amazi, habaye ikintu kimeze nk'inyanja, kandi ntabwo bagombaga kunyura mu mazi kubera ko ntibari kubibasha. Noneho baje gutema ibiti byinshi cyane ndetse n'imbingo, bakora ikintu kimeze nk'ubwato kinini cyane, barangije bakinyuzemo baragenda bakora ibyari bajyanye. Noneho bamaze kugikora ntabwo cyaje kuhava, cyaje kuhaguma, n'abandi bakajya baza bakacyambukiraho. Noneho umuntu wese uhageze akavuga ngo senga iki kiraro, iki cyambu ni icyande, bakavuga ngo ni icya Mutara. Buri muntu wese uhanyuze akavuga ko ari icya Mutara kubera ko cyashyizweho uwo Mutara wa mbere Semugeshi ariwe ubashije kuhacishwa, bakajya bavuga ngo ni icyambu cya Mutara. Cya Mutara biguma uko nguko, nayo mazi akamye kinavuyeho, bakajya bavuga ngo tugeze ku cya Mutara, hamwe hari icyambu cya Mutara. Amateka yiwe ni menshi, ntabwo wazavuga ngo yarondore, gusa tubaye tubashimiye umwanya muhora muduha, kandi ikintu duhora tubasaba ni kimwe, ni ugukanda subscribe, mugakora share, mukabwira abantu bose ibintu aya mateka, mukabeka YouTube channel yanyu, mugomba kuvomeraho amateka, kandi mugakora umuryango mugari. Nta kindi bibasaba, ikintu bibasaba ni kimwe, ni ugukanda subscribe, ni ukurebaho n'ubundi nk'uko bisanzwe, nk'uko wareba izindi nkuru, kandi utamenya yava ntabwo amenye iyajya. Turabashimiye, Imana ibashe kubasiga icyuhagiro.